Mwiriwe mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umwanya w'amatiku nk'uko musanzwe mubimenyereye. Aya matiku rero nshaka ko tuganiraho ni amatiku atari meza. Ni amatiku atari meza mumaze iminsi mwumva ama audio y'abagore b'abanyarwanda bavuga uburyo Paul Kagame aramutse yitabye Imana uburyo nabo bakora amahano nk'ayabaye muri 1994. Ntabwo ari ngombwa ngo nongere nkine iyi ntuze iyi audio, mwese mwarabyumvishije bihagije, bimaze iminsi bicaracara ahantu hose ku social media. Iyo live rero yari yakorewe ku mugore witwa Sweetheart. Uwo mugore sinzi nimba ari umukongomani cyangwa se ari umunyarwanda, ariko uwo mugore kuva yatangira kuri TikTok intego yiwe ni amacakubiri gusa, kandi nta muntu uzi icyo ari cyo. Nta uzi nimba ari umukongomani, nimba ari umunyarwanda, nta uzi icyo ari cyo. Uwo mugore akaba afatanyije n'undi mugabo witwa Nkubito, bakunda gukora live hano kuri TikTok, bakabiba amacakubiri mu buryo bushobotse bwose. Ubwo rero njyewe nk'umunyarwanda ndibaza nti se abanyarwanda ntago twize bihagije ingaruka ibi amahano yabaye muri 1994 zatuzaniye, ingaruka zatuzaniye. Ntago tuzi neza ibyabaye muri 1994 ko impamvu tugifite ibibazo ubu ngubu ari ukubera amahano yabaye muri 1994. Ariko abanyarwanda biyita ngo ni inkotanyi hano kuri TikTok bakumva yuko nta kibazo kugira ngo bavuge yuko bashaka kongera kwica abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Bakumva ko nta kibazo, na leta ntigire ikibikoraho kuko icyumweru kirashize. Kandi rwose ubona uburyo bavugana confidence nyinshi, bavuga rwose bihagazeho, babyemera cyane nk'abantu bashyigikiwe. Nguhagarariwe n'intare ngo harya agira ati ngo aravoma, sinzi nimba umugani ari ukuvugwa neza. Nyuma y'uko uwo mugore azanye aya magambo amabi aremereye bayavugiye hano kuri TikTok, bavuga uburyo nyine abanyarwanda umukuru w'igihugu naramuka yitabye Imana uburyo nabo bazica abanyarwanda bandi. Simba shaka kubivuga neza direct ngo mbivuge mu mazina yabyo kuko mba numva ngewe biremereye cyane. Niyo mpamvu mba ntashaka kubivuga, mba numva biremereye cyane. Ariko mwese mwarumvishije iyo audio, mwarabyumvishije. Abatarayumvishije nimugende muyibaze. Nimugende muyibaze muyumve neza. Uwo mugore nyuma yaho yagarutse afungura live nkaho yasabye abanyarwanda imbabazi z'amagambo yavugiye kuri live ye aremereye. Ahubwo yirijeho bimwe bita ngo ni ubuhamya bw'abanyarwanda bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Yirizaho ubuhamya kuri live yiwe. Kuri jyewe nk'umunyarwanda nasobanukiwe yuko adafite, yumva ko atari ngombwa ko yasaba abanyarwanda imbabazi z'amagambo yavugiwe kuri live, ahubwo agomba gushimangira, akabibutsa impamvu ibyo yavuze bifite ishingiro. Ariyo mpamvu yazanye ubwo buhamya, ama audio y'ubwo buhamya bw'abantu bahuye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Sinzi nimba ibyo mvuga mu bisobanukirwa. Gusa ikigaragaza nuko u Rwanda rudafata abanyarwanda kimwe, kuko ari amagambo yaza kuvugwa n'abahutu. Ubu ngubu abahutu benshi baba bari muri gereza, abandi bari muri metero 2 bishwe. Rwose tujye tuvuga ibintu uko biri. Ariko kubera yuko ababivuze ari abiyita ngo ni inkotanyi bararwanya inyangarwanda, ari abiyita ngo ni abanyarwanda b'abatutsi, reka mbivugwe noneho n'ukuntu nanga kubivuga mbyanga ubu iryo jambo riba rivuye kure. Bumva yuko kuvuga ngo bazica abahutu ari ibintu normal. Mu by'ukuri ntago byagakwiye kuba normal. Dusubije amaso inyuma tukareba amahano yabaye mu Rwanda, tukareba ingaruka zabaye, n'ubu tukirimo turacyari mu ngaruka z'ibyabaye muri 1994.
ariko abanyarwanda bamwe bakumva yuko nta kibazo kugira ngo bongere bavuge ko byazongera ko. Ngewe nk'umunyarwanda sinifuza yuko, sinanashyigikiye yuko amahano yabaye muri 1994 yakongera kuba, kubera nzi yuko ubu buzima bwose bubi dufite, ubu kwirwa abanyarwanda bahunga hirya no hino, nta mahoro dufite mu Rwanda, ni ingaruka z'ibyabaye muri 1994, ni ingaruka z'ibyabaye. None bamwe mukumva yuko ari ngombwa gukomeza mu bigarura abiyita inkotanyi. Izi ni ingaruka. Ariko rero leta, nta leta dufite, abanyarwanda nta leta dufite, nta leta dufite, dufite amabandi ategeka igihugu, ndabivuze. Kuko nta kuntu twaba dufite leta nyareta nzima iharanira iterambere ry'abanyarwanda, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Amagambo yavugiye hano kuri TikTok icyumweru kirashize aremereye kuriya, avugwa n'abantu bafite access, abantu bari mu Rwanda, b'abanyarwanda bari mu Rwanda benshi, bavuga ko bazica abandi banyarwanda. Leta ntigire ikibikoraho, ntigire ikibikoraho. Icyumweru kirashize ntikore iperereza, ahubwo bakaba bongeye banabishimangira, bumva ko ibyo bavuze bifite ishingiro. N'ubu barakomeje kubishimangira, n'ubu tuvugana amarayive aracyariho bavuga ko ibyo bavuze nta kibazo bifite rwose. Kubera iki? Kuko barashyigikiwe na leta. Leta rero iyoboye ko, ntimukabone dutangiye gusuzugura leta ngo dutangire tubivuga uko twiboneye, tuyivuga uko twiboneye. Ni ukubera ko nabo batiyubashye, niyo leta itiyubashye. Kuko leta yiyubashye yagikora ibiri mu nyungu za munyarwanda wese. Leta yagakwiye kuba ituma buri munyarwanda wese yibona mu gihugu, akibonamo, akisanzura, akumva yuko ashyigikiwe, atarengana. Muribaza yuko abanyarwanda b'abahutu, nubwo twavuze ngo tube ndi umunyarwanda, ariko ndi umunyarwanda yo mu Rwanda iri ku munwa gusa, ariko ntiri mu bikorwa. Abanyarwanda b'abahutu bari mu Rwanda, urumva amagambo yakorewe hano yavugiwe hano kuri TikTok atazabatera ubwoba? Ariko leta ikaba nta kintu yabikozeho. Kandi abantu bayavuze ari abiyitirira ngo bararwanirira leta, ngo ni inkotanyi, ngo bari ku ruhande rwa leta. Aha gusa ikintu ngiye mbona, buri munyarwanda wese agomba guhaguruka akarwanira ukuri, kuko muzakomeza kugira ubwoba, n'ubundi bizabageraho. N'ubundi bizabageraho byamwanze mukunzi. Nukuri njye amagambo yavugiye kuri TikTok mu minsi ishize yanteye ubwoba. Noneho ikirenze cyabyo nuko niyo leta itagize ikibikoraho. Na nubu abita ngo barayavuze, na nubu ikintu bari gukora no gufungura live bakazana abantu bavuga ubuhamya bw'ibyababayeho mu 1994. Mbese ntago bajya bashaka ko dukomeza imbere, tutumbira imbere, twiyubaka, tukubaka n'imitima yacu. Babashaka ngo duhore dusubira inyuma mu gihe bakoze ikosa. Aho kugira ngo basabire imbabazi ikosa bakoze, bahita bakwibutsa ibyabaye muri 1994. Ngo mugire ipfunwe, ninde wenda kugira ipfunwe? Imyaka 31 irashize. We moved on. Like really, I moved on. So should you. Nta munyarwanda wifuza gusubira inyuma y'ibyabaye ngo abisubiremo. Ibyabaye ntibizongera kuba ukundi. Ariko mwebwe mukomeje kubibira amacakubiri. Mwebwe abiyita ngo ni inkotanyi kuri TikTok, mukomeje kubibira amacakubiri, mubifitemo inyungu. Ariko ndasaba abanyarwanda kudaha intebe amacakubiri hano kuri TikTok.